wahisemo. Thank you very much for the support. Tuvuga witwa Titi Brown. Brown ni umwe mu bantu bakomeje kuvugisha abanyarwanda batandukanye, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, kandi umuhanzi witwa Mugisha Benjamin ni umwe mu bantu bari kugaruka mu nyamakuru nyuma yaho ashyize hanze amatariki y'igitaramo cye azakorera mu Burundi. Ni umwe mu bagabo Iwacu Muzika Festival cyangwa se MTN Iwacu Muzika Festival, ni imwe muri festival yahawe izina rya MTN yitwa Samoya by Bruce Melody. Ni imwe mu ndirimbo nyine yayoboye izindi hariya muri Iwacu Muzika Festival i Musanze, ndetse kuko bigaragara ko uyu mugabo It's again, wahisemo neza cyane nimba udukurikiye, wahisemo neza cyane nimba ukurikiye The Table, wahisemo neza cyane nimba ura following our platform, wahisemo neza cyane nimba ukunda The Table official kuri YouTube, wahisemo neza cyane nimba ukunda The Table official kuri Instagram, wahisemo neza cyane nimba ukunda The Table official kuri TikTok. Wahisemo neza cyane. We thank you very much for the support. We thank you very much for the loving. We thank you very much for the continuation. Turi kuwa mbere, it's a Monday, and we talk career, we talk updates, we talk news, we talk sport, we talk music. Guess what, today turaza dufite topics zitandukanye. Uyu munsi turaza tuvuga witwa Titi Brown. Titi Brown ni umwe mu bantu abakomeje kuvugisha abanyarwanda batandukanye, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, abantu baba mu bitangazamakuru bitandukanye, bose baraza hano bakavuga ngo Titi Brown. Niki cyavuzwe kuri Titi Brown? Niki cyambere. Dufite kandi umuhanzi witwa The Ben. Mugisha Benjamin ni umwe mu bantu bari kugaruka mu nyamakuru nyuma yaho ashyize hanze amatariki y'igitaramo cye azakorera mu Burundi. Ni umwe mu bagabo tugomba kuvuga kuri uyu munsi, tukavuga se koko niki cyavuzwe, niki cyatrendinze. Dufite kandi iyitwa Iwacu Muzika Festival cyangwa se MTN Iwacu Muzika Festival. Ni imwe muri festival yahawe izina rya MTN cyangwa se ishyirwa imbere ya MTN bitewe n'inkunga yagiye iterwa. Ni Iwacu Muzika Festival twababwiye, tubabwira amatariki atandukanye ndetse tubabwira n'ibintu byinshi bizakorerwamo kuri uyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru cyashize. Ni i Musanze hari hatahiwe, ni iki byakozwe, ni ibiki byagiye bivugwa cyane, n'abahe bahanzi turaza kubivugaho. Tubafite kandi inkuru nyinshi zitandukanye zo muri Afrika. Tubafite witwa Kiss Daniel yahuye n'iyitwa Afrobeat podcast. Ni imwe muri podcast zikunzwe cyane muri Afrika, muri Nigeria, muri West Africa muri rusange. So Kiss Daniel yarahuye ni platform, hanyuma noneho baganira byinshi bitandukanye. Niki wifuza kumenya akubyo uyu mugabo yaganiriye niye Afrobeat podcast? Ni byinshi cyane. Turaza kandi tuvuga ko yitwa Mahbad. Ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane, ni umwe mu bahanzi bavuzwe cyane muri iki cyumweru, ni umwe mu bahanzi cyane bagiye bagaragaza ko bakunzwe mu bihe bye. Ni umuhanzi witabye Imana, hari byinshi cyane byagiye bikurikira urupfu rwe, turaza kubivugaho. I guess what, dufite sport, dufite UEFA Champions League. Ni imwe mu rushanwa rikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi, ndetse tutarutinye no kuvuga ko riri mu marushanwa akomeye cyane ku isi. Ni imwe mu marushanwa akurikirwa cyane ari ku isi ndetse no mu Rwanda. Ni imwe mu marushanwa nyine aba hanze amaso, amakipe nka Manchester City, Manchester United, amakipe nka Arsenal, amakipe nka Newcastle, ni amwe mu makipe yo mu Bwongereza amanukaga agakora ibitangaza, amwe atsinda, ndatsindwa, ndanganya. So turaza kubivuga byinshi cyane bitandukanye. Turaza kuvuga music, turaza kuvuga indirimbo eshanu witwa Mahbad ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane muri West Africa, ni umuhanzi bari batangiye kuzamuka, ni mu baraperi byagaragara ko bagikomeye. Twateguye indirimbo eshanu nziza, hanyuma tuzishyira kuri Table Music yacu uyu munsi. Dufite kandi indirimbo nyarwanda muri Table Music yacu mu Rwanda. Dufite indirimbo zabice bigacika muri MTN Iwacu Muzika Festival. Nize ndirimbo wumva ko zagenze neza. We talk real, we talk music. Twemera ibitekerezo byanyu, ukabifata tukabigeza ku banyarwanda. Akora subscribe niba utarayikora, hanyuma noneho tuza tubiva imizungu. We talk for change. We thank you very much again. We are back. It's a Table. Wahisemo neza cyane nimba udukurikiye, banza ukore subscribe. Dukunda uburyo mukunda topics zacu. Aduhora kenshi cyane gashoboka. Iyo turi kwandika duhora muri Table News, iyo turi kwandika duhora muri Table Sport, iyo turi kwandika duhora muri Table Entertainment, aho hose duhurira. Iyo turi kwandika duhora muri Table Stories, aho tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye, abantu ibintu baba bagiye bavuga, aho baba bagiye bi-inspiringa. But then tugaruka muri Table Live, aho duhura n'abantu batandukanye, urubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye.
we talk real stories. Guess what? Today tubaza tuvuga uwitwa Titi Brown. Titi Brown ni imwe mu nkuru yagiye mu binyamakuru cyane. Inkuru ya Titi Brown ubwo ikinyamakuru kimwe mu Rwanda cyajyaga hanze kikandika inkuru ivuga ko uyu mugabo igihe cyose amaze afunzwe igihe kigera ku myaka 2 yarari mu kagambane cyangwa se hari abantu runaka ari bamugambaniye. Ikinyamakuru cyarakomeje kirandika kiragira kiti uyu Titi Brown umukobwa ashinjwa cyangwa se akekwaho gutera inda cyangwa se gusambanya kubera ko nicyo cyaba bamushinja. Titi Brown ko yaba abagabo babiri bagira icyo bapfana cyangwa se baburi muri famille y'uyu mukobwa ababa baragambaniye witwa Titi Brown. Ikinyamakuru cyananditse kiravuga ngo uyu mugabo umwe ni umucamanza ukomeye, undi ni umugabo w'umupolisi ukomeye, umwe ni nyirarume undi ni se wa. So nimwe mu nkuru yagiye itangaza abantu benshi cyane, abantu batandukanye bagenda batanga comment. Bigaragara ko mu nkuru twanditse bagiye basoma kuri The Table Official, nimwe mu nkuru nyine yaranze icyumweru abantu benshi bagiye baterwa cyangwa se bashenguhwa n'iyi inkuru yagiye hanze. So ni Titi Brown wari utegereje gusomerwa urubanza cyangwa se kuba yabwirwa umwanzuro w'urubanza. Urukiko rwatanze itariki, of course yari tariki 22 ni icyumweru gishize. Abantu bose barategereje kubera ko nirwo rubanza ruteye inkeke muri showbiz mu gihugu muri rusange. So igihe cyarageze igihe gusoma urubanza hari saa 5 zuzuye ku isaha yo mu Rwanda. Uyu mugabo yagiye of course abantu bose bagiye imbere y'urubanza, imbere y'urukiko, hanyuma bategereza ikigiye gukorwaho. Bitunguranye cyane uyu mugabo byagaragaye ko koko ibyo bikirimo ikibazo. So byagaragaye ko uyu mugabo nyine urubanza rwe cyase uyu musore Titi Brown urubanza rwe rwongeye gusubikwa. Urukiko rutangaza ko urubanza rwongeye gusubikwa uzongera gusomwa mu Kwakira cyangwa se mu kwezi kwa 10. Abajijwe icyateye iri subikwa, uwunganira Titi Brown yaragiye aravuga ati ubu ngubu biravugwa ko hari ikindi kimenyetso cyangwa se ibimenyetso byafashwe bizajya kuburanwaho mu kwezi kwa 10 ndetse akaba ari naho hava umwanzuro. Uyu mugabo kandi yarakomeje aravuga ngo Titi Brown yakabaye ubu ngubu yarafunguwe, but then bitewe n'ibyo bimenyetso byinshi ubushinjacyaha bugenda buzana, bagiye bavuga ko ari video cyangwa se video igaragaza y'amasegonda 9 igaragaza uyu muhanzi cyangwa se uyu mubyinnyi cyangwa se uyu musore ari kubyinana n'uyu mukobwa akekwaho gusambanya. So nibyo rero twavuga kuri Titi Brown. Titi Brown ni umwe mu basore bazwi cyane, ni umwe mu basore bagiye bagaragara mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, ababyina performinga, ni umwe mu basore batangiye kwiyubaka, ni umwe mu basore batangiye gutekereza ku mishinga yo gushinga ishuri ryo kwigisha kubyina. So urumva rero ni umwe mu basore bafite inzozi, ni umwe mu basore bari bafite ahazaza heza. Reka tumwifurize agukomeza akwihangana, ndetse twizera ko isaha n'isaha uyu mugabo yagaruka muri community agasubirana intebe yahoranye yo kubyina. Ni umusore wari ufite gahunda yo kujya kubyina mu bitaramo bitandukanye bya Omar. Ni umwe mu basore koko wabonaga ko abafite ahazaza aheza. So that was it. Ni bimwe mu bintu nyine byagiye bivugwa muri our table update y'ubushize yacu cyangwa se muri table update y'iki cyumweru. Yes, we come with Iwacu cyangwa se MTN Iwacu Muzika Festival. Ni muri festival yagiye ijya hariya ihera i Musanze. Tubabwira mu nkuru zacu twanditse twagiye tubabwira ko iyi festival ari muri festival izajya hariya igatangirira i Musanze ikajya i Huye ikajya i Ngoma ndetse ikagira Rubavu ndetse ikaza ni Kigali. So nk'ibisanzwe yagomba guhera i Musanze. Abanyamusanze bari babukereye, abanyamusanze bari babyutse kare, bategereje abasitari nyarwanda cyangwa se abahanzi nyarwanda. Yes, nk'ibisanzwe rero bagombaga performinga gusa aba bagabo bose nkuko bari bagaragara muri iyi festival bari bamanutse bari Musanze baherekejwe cyangwa se babanjirijwe n'uwitwa
Afrique ni umuhanzi baririmbye indirimbo zose afite cyangwa se indirimbo zirimo agatunda ndetse n'izindi zitandukanye. Uwitwa Bruce Melody yaje asoza stage, ndetse abitwa Babushari, abitwa Riderman baraje bakora indirimbo karahava. Aso ni Musanze nyine, ni Musanze of course irimo kuzamuka, ni umwe mu mujyi w'ibirori tutatinya kubivuga, ni umujyi ufite amahoteli, ni umujyi ifite amahoji cyangwa se inzu zishobora kwakira ibi bitaramo bitandukanye. So Musanze rero niyo yari itahiwe kugira ngo iki gikorwa kigerweho. Twihuse cyane, uwitwa Bruce Melody yagaragaye ari muri siporo cyangwa se night run muri Musanze, byashimije abantu benshi cyane. Apostinga video yagize ati ryari ijoro ryiza, wari umugoroba mwiza, kwishimana n'abanyamusanze, byagaruriye abantu bakavuga ati wow, ni kimwe mu kintu cyagaruriye imitima y'abantu, batangira kuvuga ati koko Bruce Melody niwe muhanzi w'abanyarwanda, aho batangiye kumugereranya n'abandi bantu batandukanye barimo ba The Ben. Ni zimwe mu nkuru zikundwa kuvugwa cyane ku mihanda. So Bruce Melody rero ari kumwe n'itsinda rye rya Kigali 155 AM, so baraje bakora ibitangaza, bari indirimbo nka za Celebra, bari indirimbo nka za Samoya ndetse n'izindi zitandukanye. Uwitwa Bushari ni umwe mu bantu bakomeye cyane, umwe mu bantu bakunze gufata stage bakayikomeza cyane, umwe mu bantu bakunze kujya hariya bagafata stage bakayigiriye. Uburyo abyinamo, uburyo hip hop ye ibikozwe mu bundi buryo cyangwa se iba ifite uburyo ikurura amatwi y'abantu. Bushari yaragiye kuri stage akumbuza abanyarwanda cyangwa se yibutsa abanyarwanda hip hop imeze neza cyane. Witwa Riderman of course ni umwe mu bami ba hip hop, ni umwe mu bantu bakanyujeho cyane muri hip hop nyarwanda. Aso nawe yaramanukaga hanyuma noneho akora ibicika, abanyamusanze barishima. So ni MTN Iwacu Muzika Festival izakomeza mu cyumweru gitaha ndetse igakomereza i Huye, nk'ibisanzwe abahanzi bose bagomba kuba bahari. So turabararitse rero amugomba kuzakurikirana iyi festival live kuri our YouTube. Tudatinze cyane muri byinshi bitandukanye byagiye bivugwa, tudatinze cyane muri byinshi bitandukanye byagiye bigaragara ahantu henshi hatandukanye. Ubu ngubu turaza tuvuga uwitwa The Ben. Ni The Ben uri kuvuga muri iyi minsi. Ni The Ben wari umaze igihe atavugwa bitewe n'uko nyine ntabwo yagaragazaga imiziki, ntabwo yajyaga guperforminga, ntabwo yakoraga ibintu byinshi bitandukanye. But then mu cyumweru cyashize The Ben washyize hanze amatariki azataramiraho abanyaburundi cyangwa se abantu b'i Burundi. The Ben uje ukurikira Bruce Melody avuye i Burundi. Bruce Melody wagiye ugira saga nyinshi zitandukanye, hazamo saga nyinshi azo kuvuga ako bamukuye ku rubyiniro, ndetse ko yaririmbye indirimbo zari zaraciwe i Burundi. So ni The Ben rero waje mu bitaramo bibiri. Ni igitaramo kimwe cyitwa Meet and Greet. Ni kimwe mu gitaramo nyine The Ben azahura n'inshuti ze bakicara bagasabana, ndetse ni kimwe mu bitaramo bihenze. Ni kimwe mu bitaramo bigaragara ko bizishyurwa amadolari cyangwa se bizishyurwa miliyoni 200 z'amarundi. Ni amafaranga menshi cyane. Iyo ni table y'abantu 8, but then bikagira kuri miliyoni 10 zose mu gihe ufashe byo kurya cyangwa se bakwitayeho kuri lunch yawe. So ni The Ben rero uzakora icyo gitaramo mu cyumweru gitaha. And then afite ikindi gitaramo ku munsi uzakurikiraho kuri tariki ya 2 z'ukwa 10 azataramira nanone abarundi nyirizina. Nicyo gitaramo gikubye ibintu byose. Ni gitaramo of course byagaragaye ko bihenze, but then ni bimwe mu bitaramo koko byavugishije abantu i Burundi. Ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo mu Rwanda byaragiye birandika inkuru zijya hanze zivuga ko uwitwa Kigali cyangwa se uwitwa Bruce Melody cyangwa se uwitwa 155 AM n'abasore bayo barimo kugerageza uburyo bwo kwica igitaramo cy'uwitwa The Ben. Ntago biri official, nta muntu wabyemeje, gusa hari video uwitwa The Ben yashize hanze aravuga ati nta kintu wakora kugira ngo gihungabanye ibintu bya The Ben. Bigaragara ko nyine hariho tutagenda neza mu gitaramo cy'uyu mugabo, abantu bagakeka ko cyase bakavuga ko uwitwa Kigali ari we ubiri inyuma. Uyu Kigali ntago avana imbizi cyangwa se ntago yumvikana na gato mu bigaragara n'uwitwa The Ben. Byagiye bigaragara cyane muri Tanzania nyuma yuko indirimbo Why cyangwa se mbere yuko indirimbo Why yakoranye yitwa Diamond Platnumz isohoka.
So uyu The Ben rero byagiye bigaragara ko 1:55 AM ntabwo ari abantu ba hafi be, ntabwo ari abantu b'inshuti ye bya hafi. So abantu benshi cyane rero baragiye barabyandika inkuru ikomeye cyane, mbese abantu batekereza ko koko wa mubano utari mwiza hagati ya The Ben cyangwa se ryahangana hagati ya The Ben witwa Bruce Melody iri gikomeje kandi koko rigihanzwe amaso. So ni The Ben rero uri gutegura igitaramo, ntabwo kiragiramo ibindi bibazo nk'uko abantu bene bagenda babivuga, ariko still ni igitaramo The Ben akomeza nyine gupromotinga cyane. Abantu benshi babyita gutwika, bya bindi nyine umuntu aba agomba gukora ikintu adaherutse akaza mu mihanda akaza gutwika, byagiye bigaragara cyane mu gihe cyashize. Uyu The Ben ajya guperforminga hakaza mu tuntu twinshi twandukanye udusaga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. So ni The Ben rero ni umuhanzi ukomeye cyane, ni umuhanzi uzi guperforminga, ni umuhanzi uzi kuririmba live, ni umuhanzi ukomeye cyane, ndetse abarundi bagomba kwitega isaha n'isaha ko yakora ibitangaza. So that is it. Ni The Ben heruka indirimbo yitwa Why, ni indirimbo imaze igihe kirekire of course, but then umushize yaraje ajya hanze avuga ko soon yasohora indirimbo. So that was it kuri The Ben, and we hope ko bizagenda neza kandi tumwifurije isha n'ihirwe. Yes, ubu ngubu turaza tuvuga mu cyumweru cyashize cyangwa se mu byumweru bibiri bishize, nimwe mu nkuru ikomeje gucicikana cyane muri West Africa cyangwa se muri Afrika muri rusange. Inkuru y'uwitwa Mohbad ni umwe mu baraperi bakomeye cyane muri Afrika cyangwa se wenda no muri Nigeria. Ni umuraperi wari utangiye kuzamuka, ni umuraperi wari ukizamuka, ni umuraperi wagaragaza ko afite ejo heza hazaza. So ku tariki 12 z'ukwa 9 2023 nibwo hatangajwe ko uyu mugabo yazize uburwayi cyangwa se yitabye Imana azize uburwayi. So aba bantu bakomeje gukora iperereza, inzego z'umutekano zikora iperereza, badene uyu mugabo biza kuvumburwa ko ashobora kuba yarahawe ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya bihumanye. Inkuru zajyaga hanze zavuga ko uwitwa Wayla Mawe, uyu ni umugabo nawe ukomeye, ni umuraperi ukomeye cyane hariya muri Nigeria, bashobora ufite indirimbo of course n'uyu mugabo Mohbad. So byarashobokaga ko bavuga ati uyu mugabo niwe wamugambaniye. So babicishije ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi muri Nigeria baragiye barandika ngo bashyira hanze video y'uyu mugabo asabana cyangwa se ahabwa itabi n'uwitwa Layla Marley. Uyu Layla byagaragaye ko uko yamuhaye itabi cyangwa se mu kavideo twashize kuri Instagram nk'uko mubibona, uyu mugabo yamuherezaga itabi ndetse bisa nkaho Mohbad ashobora kuba yari yasinze. Bivugwa ko uyu mugabo ari we wamuroze. Bakibyumva gutyo, bakibona gutyo, bahise abanyanigeria bahise bajya gutaburura cyangwa se gutaburura umubiri wa Mohbad kugira ngo bajye kuwupima none. Bitavuze ko umurambo utari wapimwe. Yes, uyu murambo wari wapimwe, hanyuma noneho abo banyanigeria bajya kuwipimira. Byagenze bite? Abagabo bakuye imihanda baragenda barigaragambya koko kugira ngo uyu murambo uhabwe icyerekezo cyangwa se kugira ngo bamenye ubutabera cyangwa se kugira ngo bamenye neza uwaba yihishe inyuma y'urupfu rw'uyu umuraperi. Polisi ya Nigeria yaraje ibamera imyuka itandukanye, mbese nyine abantu bigaragara ko byabaye akaduruvayo kubera uyu muraperi. So abahanzi batandukanye cyane barimo ba Davido, abantu barimo ba Kiss Daniel, abantu benshi batandukanye bagaragaje ko bashenguwe n'urupfu rw'uyu mugabo, ndetse koko byabababaje. Ni umugabo wamenye cyane mu ndirimbo nka Peace cyangwa se A Breast and Peace, yitwa Ask About Me ndetse n'izindi zitandukanye. Aso ni umwe mu bagabo nyine bari bafite aheza hazaza cyangwa se wari ufite icyerekezo mu baraperi b'Abanyanigeria. Nigeria ni imwe muri societe igaragaza ko ishyigikiye umuziki wabo koko. So ni Mohbad atukurarikira indirimbo 5 ze zaranze ibihe bye. Yes, dusoza showbiz yacu uyu munsi, ntabwo twabura kukubwira mu nkuru zitandukanye ziba zaravuzwe hanze y'umuziki cyangwa se hanze ya showbiz. Yitwa Kiss Daniel, after album hanze yagiye hanze ubushize, azwi mu ndirimbo nka Mama, azwi mu ndirimbo nka Oshe n'izindi nyinshi zitandukanye.
uyu mugabo yagize amahirwe cyangwa se yaganiriye n'itwa Afrobeat podcast, hanyuma noneho baraganira byinshi bitandukanye. Ni umugabo ugaragara cyangwa se ukunzwe kugaragara atari umugabo wishimye cyane muri community, ni umugabo utagira brag nyinshi cyane, ni umugabo uburi calm ahantu hose ari, ni umugabo udakunda kwigaragaza cyane, aganira n'abantu benshi bitandukanye. Abibajijwe yavuze ko ibi bintu byinshi byose bimugaragaraho biterwa n'uko nawe mu bwana bwe ategeze yishimirwa cyangwa se abantu batamwishimiraga. Amakuru avuga ko uyu mugabo mu bwana bwe cyangwa se mu buto bwe yari umugabo ufite umubyibuho ukabije, aho yahuraga n'abanyeshuri benshi biganaga, hanyuma noneho bakamusereza, bakamukubita, bakamukora n'ibindi byinshi bitandukanye. Aso yaje kugera kuba mukuru, hanyuma noneho nawe aravuga ati ntago noneho nanjye nakwisanzura mu bantu, nanjye ngomba kuba umurakari. Ibyo bintu bikunda kubaho cyane, umuntu akagaragarira abantu bitewe na sowe cyangwa se bitewe n'ahashize hiwe. Badene uyu mugabo abajijwe byinshi bitandukanye ku buzima bwe, yarabisobanuye, avuga ku ndirimbo ze. Badene bagarutse ku buzima bwe bwite, bamubaza ku bijyanye n'umwana we. Muri 2021 uyu mugabo yabyaye impanga 3 cyangwa se yabyaye abana 3 bavukana, bavukiye icyarimwe. Kubw'amahirwe make umwe ntago yigeze abaho, habayeho 2 gusa. Uyu mugabo yavuze ko ikintu cya mbere gituma noneho yigarura sosiyete cyangwa se akaganira na sosiyete harimo no kuba afite abana 2. Abo bana 2 b'impanga akaba aribo bantu nyine bakomeza bashimisha uyu mugabo witwa Kiss Daniel, umwe mu bagabo bakomeye cyane. Uyu ni Kiss Daniel wavuze ko abana be bari gukura neza, of course ni abana nyine bari kuzamuka bishimye, ni abana ari gutoza nyine kuba barwanyi nkuko nawe ari umurwanyi ukomeye cyane. Aso Kiss Daniel nanone yagarutse ku muziki we, avuga ko afite imishinga myinshi itandukanye ndetse ahishiye abakunzi be. Ni Kiss Daniel mu minsi yashize cyangwa se muri uyu mwaka yabaye umuhanzi wa mbere wumvishwe cyane kuri Audiomack cyangwa se kuri platform ya Audiomack ndetse n'uwitwa Asake. Aso ni Kiss Daniel nyine ukomeje kwerekana ko ni umunyamuziki ukomeye, ni umunyamuziki nyine ugifashe intebe. So that was it muri our entertainment. That was what we prepared for you, and we thank you very much for share. We thank you very much for those who followed us and you come with a sports. Yes, muri sport dufite inkuru nyinshi zitandukanye kandi zagiye zivugwa cyane. Turavuga kuri Champions League. Muri iki cyumweru Champions League yarakomezaga, ni Champions League koko ihanzwe amaso. Amakipe nka FC Barcelona, amakipe nka Manchester City, amakipe nka Manchester United yose yaramanukaga akajya mu kibuga. Zimwe muri result zikomeye cyane ni zitwa AC Milan, aho yanganyizaga n'itwa Newcastle mu Bwongereza 1-1. Kandi ntabwo twabara kuvuga iyitwa Bayern Munich yaje gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego byine byose ku bitego 3. Uwitwa Mura yakoraga amateka cyane, uwitwa Mura yuzuzaga imikino 200 akinira ikipe ya Bayern Munich. Ni bake cyane bashobora kubikora muri iyi ikipe. Iyitwa Paris Saint-Germain yarazaga itsinda ibitego 2 ibifashijwemo n'uwitwa Mbappe, Kylian Mbappe ukomeje kugaragaza ko ari we uhetse iyi kipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ya Manchester City idahezwa cyane mu byo gutsinda, ikipe ikomeye cyane yaraje itsinda ibitego 3-1 ikipe yitwa VZ. Ni ikipe ya Barcelona nk'uko twavuze yatsinze ibitego 5 byose, ibitego 5 byaje bihesha intsinzi ya mbere. So no wari umunsi wa mbere, wari umunsi wari uryoshye koko, abantu baraye amajoro abareba Champions League, abantu bari bayitegereje cyane. So nimwe nyine muri Champions League yakunzwe cyane. Ugiye kuri platform zacu adufite yitwa tujyane muri Champions League, nimwe muri hashtag ushobora gukoresha kugira ngo utumenyeshe buri kimwe cyose. Ni hashtag dukoresha iyo tugohereza amakuru yaranze a Champions League. Muri iki cyumweru turaza tuvuga uwitwa Pep Guardiola. Pep Guardiola yarazaga atsinda umukino we wa 6 yikurikiranya cyangwa se umukino wa 6 utangira shampiyona afite amanota 18 kuri 18 muri Premier League.
ibi ntabwo bikunze kubaho cyane kubera ko byabayeho rimwe kwitwa Jose Mourinho muri 2005 2006 aho yakoraga ibitangaza hanyuma noneho agatsinda imikino 6 yose ibanza atanganyije ndetse atanatsinzwe. So ni Pep Guardiola nyine wazaga yandika amateka, ni Manchester City ikomeye, ni Manchester City yerekana ko ifite ahazaza heza. Turaza tuvuga uwitwa Sancho ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri Manchester United. But then Sancho mu byumweru byashize yagiye agira udusaga cyangwa se dega zitandukanye biza kumuviramo guhagarikwa cyangwa se mu bihano byahawe n'umutoza Erik ten Hag. Erik ten Hag abajijwe impamvu uyu Sancho atazagaragara yavuze ko Sancho koko ntago ari kuri list y'abantu bazakina bakiniye icyumweru cyashize ndetse nta nubwo ateganya kuza vuba. Bigaragara ko uyu mugabo afitanye ikibazo gikomeye cyane na Erik ten Hag. Erik ten Hag udakuze ibyo ugaragara ko ari umugabo uri strict utihanganira ibintu byinshi bitandukanye mu ikipe ya Manchester United. Yo gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwirukana De Gea, wo gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwirukana Cristiano Ronaldo. N'ubu biracyagaragara ko ari umugabo ugendera ku hame, ni umugabo ugendera nyine ku mategeko. So uyu Sancho rero ni wa mukinnyi ukiri mu giherero, ni wa mukinnyi nyine ukitozanya n'abato, ni wa mukinnyi nyine uri aho ngaho utegereje ko isaha n'isaha umutoza ashobora kumuhamagara hanyuma noneho akaba yakina nk'ibisanzwe. Muri iki cyumweru twabonye uwitwa Martin Odegaard. Martin Odegaard ni umwe mu bantu bakomeye cyane, ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ba Arsenal, ni umwe mu bakapitene wavuga ko abagize akamaro cyane kuva yagera mu ikipe ya Arsenal. Ni Martin Odegaard wagombaga kongera amasezerano, yari afite choice, yari afite contract ku meza hamwe n'uwitwa Arteta. Hanyuma noneho uyu nguyu ntabwo yazuyaje, yaragiye asinya imyaka 5 yose. Bishatse kuvuga ko uyu mugabo azageza mu mwaka wa 2028 akiri umukinnyi wa Arsenal. So ni Arsenal of course iri kwitwara neza, ni Arsenal irimo gukina neza, so ni Arsenal nyine igaragarira amaso koko kwifite intego zo gutwara igikombe. So muri make byari byo ngibyo muri our sport. The next is gonna be our table music. Yeah, we thank you very much. We thank you. We like how you like us. That is our hashtag. We tell for change. Today, turaza tuvuga music, turaza tuvuga 5 songs in Africa, tuvuge 5 songs in Rwanda. 5 songs in Africa, dufite playlist y'umugabo witwa Nyakwigendera Mohbad. Mohbad ni umwe mu bagabo bakomeye cyane, umwe mu baraperi cyane b'abanya Nigeria. Twafashe umwanya turavuga ati mu byo kumwibuka reka dukore playlist yiwe y'indirimbo 5 zakunzwe cyane. Nizihe wumva nawe wakora kuri Mohbad? Mohbad yaraje n'indirimbo ya 5 aririmba yitwa A Beast and a Peace. Indirimbo ya 4 yaraje aravuga ngo A Peace. Indirimbo ya 3 yaraje aravuga ngo Palio. Indirimbo ya 2 yaraje aravuga ngo KPK cyangwa se Kopal K. Nimwe mu birimi byahara muri Nigeria, nimwe mu birimi nyine by'Ibiyoruba cyangwa se mu birimi biba bikomeye cyane abantu hano tutabasha gusobanukirwa. Iya mbere cyangwa se indirimbo twagomba gushira ku mwanya wa mbere yitwa Ask About Me. So ni zimwe mu ndirimbo 5 twagomba gushira kuri playlist yacu. Hariyo wumva wenda aho twaguhishe cyangwa se wenda hariyo tutakubwiye watekerezaga, watwandikira muri comment hanyuma noneho tukayikugezaho. Welcome in Rwanda. Mu Rwanda nk'ibisanzwe turaza tuvuga MTN Iwacu Music Festival. So tugendera kuri update, tugendera kuzigezweho, tugendera kuri event, tugendera kuri festival, tugendera kuri shows, hanyuma tugakora playlist. Iyo nta shows tubasaba gutora. But today turavuga indirimbo nziza zabyinwe i Musanze. Iya mbere, iya 5. Iya 5 yitwa Ready by Bwiza. Ready ni imwe mu ndirimbo ikomeye cyane yakunzwe n'abanyarwanda mu bihe byashize. Ni imwe mu ndirimbo nyine umuhanzi Bwiza yagezeho ubona abantu bose babyinye. Ready. Yapa. Iya 4 yitwa Bushali Bushido afatanyije n'uwitwa Juno Kizgenza. Baraje bakora indirimbo yitwa Kura ni imwe mu ndirimbo Bushali yaririmbye muri MTN Iwacu Music Festival hanyuma abantu bose baranezerwa. Iya 3
yitwa Chris Easy Inana yaraje avuga indirimbo yitwa Stop ni imwe mu ndirimbo nziza cyane, ni imwe mu ndirimbo igezweho, so buri wese nyine ashobora kumva ko yaririmba ahantu hanyuma noneho akanezererwa. Yaririmbye i Musanze hanyuma abantu bose barahava batitaye kumbe ari i Musanze, barayibyina bati Stop. Indirimbo ya kabiri yitwa Bruce Melody yaraje avuga indirimbo yitwa Celebra ni imwe mu ndirimbo nziza cyane, ni imwe mu ndirimbo Bruce Melody yaririmbye, ni imwe mu ndirimbo yaririmbye koko abantu bakayikunda, niyo twashyize ku mwanya wacu wa kabiri. Indirimbo ya mbere, iyi ndirimbo yakunzwe muri COVID-19, yakunzwe igihe abantu bari muri lockdown, but then still now abantu bagaragaje ko bakifite ku mutima. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo koko utakwibagirwa kuvuga ko ari nziza muri matwi ya buri wese. Yitwa Samoya by Bruce Melody, ni imwe mu ndirimbo nyine yayoboye izindi hariya muri Iwacu Music Festival i Musanze, ndetse kuko bigaragara ko uyu mugabo agikunzwe mu Rwanda. So that was it, that was our music, that was our playlist, and thank you very much for following. Tubalarikire ibindi bitandukanye kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu tuba twandika kuri our platforms. Kuri Instagram twitwa The Table Official, kuri TikTok twitwa The Table Official, kuri Facebook twitwa The Table, kuri Thread twitwa The Table Official, kuri Twitter cyangwa se X twitwa The Table Official, kuri YouTube twitwa The Table. We thank you very much. Hasta la vista.